Amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye hose, wowe wahisemo kubana natwe mu bihe bitandukanye cyane kuri sheni zitandukanye cyane kuri ino sheni uri gukurikirana iki kiganiro. Nk'ibisanzwe ni muzehe Kongomani mu gasege ntaho ngo nabotse ugarutse kugira ngo tube tuganira gake kuri filimi yacu The Contract, kubera yuko twe tumaze iminsi mutumva ijwi ryacu cyangwa mutabona ibiganiro dukora, nuko hari ibyo byinshi twaba turi gukora n'ubushakashatsi butandukanye cyane. Umwe yarivugiye ngo igishyimbo kibuze ugikura mu bindi, cyangwa ikirayi cyabuze ugikura mu bindi kugira ngo kitangiza ibindi. Umuntu umwe yaciriye umugani umwana we aramubwira ngo ese ufashe umufuka w'ibirayi ukabikuramo ugasigazamo ikirayi kimwe, waba usigaranye ibi? Wavuga ko ufite ibirayi? Maze umwana amusubiza yuko ataba afite ibirayi, ahubwo yaba afite ikirayi, kandi icyo kirayi kimwe ntabwo gikoze itsinda ry'ibirayi, byumvikane. Undi munyarwanda aravuga ngo igiti kimwe si ishyamba, kugira ngo byitwe ishyamba bigomba kuba bigize ute, bifite itsinda bibarijwemo. No kuvuga ngo rero iyo umubyeyi abyaye akabyara abana benshi cyane, iyo umwana umwe atangiye kugaragara yuko atashaka kugendera mu nzira z'umusaza cyangwa za papa wiwe, avanwa mu bandi bana akirukanwa. Reka mbabwire akantu kamwe, nababwiye yuko ibiganiro byacu bigenda bihuza n'ubuzima busanzwe ndetse no kuri Bibiliya, kandi ubwo nanabahaye ikaze aho muherereye hose mwumve ko twinjiye muri cya kiganiro The Contract. Icyo usabwa ni kimwe, urakizi, ni ukureba ko utakoze subscribe wasanga utarayikoze ukayikora, kugira ngo ukomeze ubone n'ibindi biganiro bitandukanye, kandi dukomeza twubaka umuryango mugari wa sinema nyarwanda, tuyiteza imbere, tugeza kure hashoboka, dutanga ibitekerezo, kubera yuko kureba si ibyo gusa, ahubwo tugomba no kureba tukavuga ati filimi nyarwanda tugomba kuyigeza ahangaha, harabura mwiki, dukoze iki ngiki byagenda neza. Niyo mpamvu bashyizeho section ya comment kugira ngo nawe ujye ugaragaza uruhare rwawe muri sinema. Twebwe tuba twakoze ibintu nk'umuntu umwe, namwe tuba dukeneye ibitekerezo byanyu. Naho rero twari tuvuze ngo umubyeyi umwe yabyaye abana benshi cyane, tugiye kubivuga ngo hari igihe cyabayeho umubyeyi umwe uvugwa muri Bibiliya ahereza abana imitungo yiwe. Umwana umwe w'umuhereza avuga ati dawe ndashaka mumpe ibyanjye byose byakagombye kuba mumpereza, nimumara kubimpereza maze mbikoreshe uko mbishaka. Maze umusaza arabifata arabimuhereza, ariko uwo mwana ntibyatinze kabiri kuba yarafashe bya bintu bye byose akabigurisha, maze akigendera imahanga. Agezeyo ubuzima buramusharira, kumwe bavuze ngo amahanda aramuhanda koko. Amafaranga amaze kuyajyanye yose, amaze kubirya byose abimazemo, ajya gusaba akazi ko korora ingurube cyangwa kuragira ingurube, maze akajya asangira nazo. Igihe kimwe inzara imuriye, yicara yitekeza, asubiza ubwenge inyuma, abona yuko hari ikintu yabuze, hari ikintu yataye agaciro kiwe yagataye. Yikuye mu rugo asubira mu rugo, maze isa amubonye ku irembo ahita amwakirana yombi, amubagira ikimasa kibyibushye ndetse amuhereza n'ibindi byinshi cyane, n'impeta ndetse n'ikanzu ihenze y'umuhengeri. Nuko bimeze rero. Umubyeyi umwe rero uri kuvuga mu ino nkuru yacu ya The Contract, umubyeyi bita Tayiga ufite abana babiri, Renzo ndetse na Bobo. Aho ubu ntituzi neza umubyeyi wundi yaba yaragiye, ariko iyo tubirebye ukuntu tukareba imyaka ya papa wabo tukareba n'imyaka y'abana, ahari yasanga umubyeyi yaritabye Imana. Ariko ibyo ngibyo nabyo turi kubikoraho ubushakashatsi, tubicukumbura kandi kugira ngo tumenye ahantu yaba yaragiye. Se yaba yaragiye imahanga, cyangwa iyi sendika yabo niyo yaba yaramuhitanye bitewe n'amakosa uno mugabo yigeze kujya akora menshi cyane yo kuba afite amafaranga y'abantu, nayo ashobora kuba yaba intandaro y'uko ari wenyine, ari kurera abana wenyine. Rimwe rero umugani yavuze yuko umuntu ngaramutse avuye mu ntara akagera ahantu kuri Nyabarongo agasanga ikirara cyacitse, yakora iki? Ngo no gusubira inyuma, maze arangije avanga ikirara kibakwa mu mezi make cyane, n'amezi 5. Ibyo yabikuye ko kubera ko yamaze guca umwana wiwe, kubera ko umwana wiwe yanze kugenda nk'uko yagendaga. Ibi bishatse kuvuga iki? Ubundi umubyeyi yabyaye abana babiri, ntabwo abana babiri bose bafata imico y'uwo mubyeyi umwe nk'uko abyifuza, ahubwo buri umwana wese ashobora gufata imico itandukanye n'iyundi, kubera yuko baba barabyawe n'ababyeyi babiri kandi bafite imico itandukanye. Nimba Renzo yumvikana na se 100%, bivuze ngo niwe yakurikije 100%. Nimba business yumva yakora buri kimwe cyose kugira ngo business igende neza, yakurikije papa wiwe. Mu gihe Bobo we nimba yumva ko business atayikora mu buryo nk'ubwa se, ahubwo agomba kuyikora mu nzira ziwe z'umucyo, ntago byumvikane ko uyu mubyeyi wiwe w'umumama
mama niwe Bobo yaba yarakurikije ijana ku ijana. Nizere ko ibi bintu muri kubyumva rero. Imico y'aba bantu rero ni gutyo twamaze kwikoraho ubushakashatsi kubera ko papa Bobo kuva ku ntangiriro ntabwo yumvaga ko Bobo yabanaga na Ariel cyangwa wa musheri wiwe uvuka kwa pasiteri, bitewe nuko yari yaramaze gusinyanya ibisezerano n'undi mugabo umwe uba muri sendika yabo, ariko iyo sendika ikaba atari mu gihugu cy'iwe, ikaba iri mu gihugu cyo hanze. Bakorana ubucuruzi bwabo bw'amasemagaringi cyangwa bw'amagendo n'ibiyobyabwenge ndetse n'imbunda no gucuruza ibice by'imibiri by'abantu, nk'uko nagiye mbibabwira mu bindi biganiro bitandukanye twagiye ducisha kuzi chaîne zitandukanye. Ngaho nguko rero ukuntu byimeze rero, ubwo Bobo yamaze gucibwa nk'uko mwabyiboneye avanwa mu rugo. Uyu munsi Renzo niwe wari uri gushaka kumenya impamvu, maze yakuyemo ikintu gikomeye cyane cy'uko papa wiwe ashaka ko umukobwa bita Peri ari we ugomba kubana n'umukungu bita Bobo, ariko Bobo we akaba yaramaze kumenya yuko ingoyi cyangwa umuco wo gushakirwa na base wamaze gucika cyane, ahubwo dusigaye buri muntu wese yishakira ndetse akigererayo kubera ko umwenda wari ucingirije ahera watabutsemo kabiri. Ubu ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba kurya ifi yirobeye, nta muntu ugitekereza cyangwa ugitegereza uko bajya kumurobera agafi kiwe kugira ngo akarye, ahubwo niwe wishyiriramwo ubwe bushatse kugira ngo mbere. Urabizi yuko umugabo yagendaga akazana ayahura n'undi mugabo bakasezerana bagakwera mu kabari, maze ukazabona bakuzaniye umugore ati uyu niwe mugore wawe. Ariko ubu ngubu ntabwo bigiye, ari kubera uko twese twamaze gukora n'imitima yacu isigaye ihitamo uko twebwe tubishaka. Rero uno mugabo yashatse kubizanamo umwana wiwe, rero guhitiramo umwana ari mutoya ataragera igihe cyo kwifatira imyanzuro, nabyo bijya bikwizana ibibazo bikomeye cyane, dore yuko mu gihe wifatiye umwanzuro usanga wa mugore baguhaye, uwo mugore wowe baguhaye utamwishimiye, ahubwo wishimiye uwo umutima wawe wanezerewe. Dore yuko Bibiliya itubwira yuko ngo urugo ndetse n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka. Niyo mpamvu umutima wacu bitewe no gukorana n'Uwiteka, kandi mujye mwibuka ko urukundo n'umwuka wera ni ibintu bibiri biba bigendana cyane ku bantu b'Imana, ndetse biza bikabahitiramo igikwiriye. Umunyarwanda aravuze ngo urugo rwiza rugereranywa n'ijuru ritoya cyangwa rikaba irembo ry'ijuru, ariko ni nako bimeze kubera yuko mu rugo rurimo amahoro, rurimo urukundo, byose biba birimo aba ari umunezero udashira wose. Uyu rero Rengo cyangwa Renzo amaze kumva icyo papa wiwe yakoreye Bobo, yahise avuga ngo this is my dad, bishatse kuvuga ngo rero nawe ntabwo ashyigikiye yuko Bobo yabana n'uriya mukobwa kwa pasiteri, ahubwo Bobo yagagombye kumva yumvira papa wiwe. Nk'uko nabibabwiye rero, imico y'aba bahungu yose iratandukanye, ariko bahuriye kuri papa ndetse na mama, ariko ubu bose bagiye bafata imico yo ku mpande zitandukanye. Bobo ikigaragara we yakurikije mama wiwe, mama wiwe yari umunyamahoro kandi akunda ukuri ndetse arwanya ikibi. Ni no mpamvu Bobo rero mwibuke n'inshuro nyinshi cyane bamubwiye ngo ajye kugambanira Kiramani cyangwa Kamirewo kugira ngo abashe kuba yamukorera ibintu bibi. Nyuma yuko Kamirewo rero yameye gufata akazi, urumva ko Bobo nta kintu bari bakimukeneye, niyo mpamvu bahise bamujugunya kubera yuko yabaye yuzureze cyangwa ikintu kidakenewe mu muryango wabo. Ariko baba bibeshya cyane, burya bavuga yuko n'ukandagira agahunga adahonyora, kandi iri zaba imbuto ritajya rimungwa. Umuntu wamwanga none, ariko ejo ugasanga niwe ukeneye. Ndaga ibyo tugiye kubitindaho kuri Bobo, ahubwo reka twirukanga tujye ku mukobwa bita Nyambo, cyangwa yabaye umugore Nyambo, akaba ari umugore wa Kiramani cyangwa Kamirewo, aho umunsi umwe cyangwa uyu munsi mwabonye ahura na Nsabi, maze Nsabi akamubwira amagambo yamukomerekeje, nubwo Nyambo yihagazeho, ariko mu maso yiwe cyangwa n'ibyo ari kuvuga bigaragaza yuko atigeze yanga Nsabi, ahubwo yakomeje gukunda Nsabi nubwo yagize. Ubundi reka mbabwire, umugabo ni uwa mbere, kuko uwa kabiri we abakubeshya, kubera yuko Imana yakuremeye umugabo umwe, niwe ugukura mu butoya, uha ubukumi bwawe, uha ubukobwa bwawe, uha ubuto bwawe, maze uwo niwe aba ari we mugabo wawe. Naho iyo haje uwa kabiri, yo uba wamaye icyomanzi, ndetse ntabwo uba ukitwa umugore, ahubwo uba warabaye igishubaziko imbere yo mu muryango. Dore yuko ibi bintu byose Nyambo yigira gutya, nyirakuru wamureze akemera kumugwana, akemera guhura n'ibibazo bitandukanye cyane. Mwabonye ko yahuriyemo n'ubumuga, biriya byose yabikoraga kugira ngo abana biwe barye, ariko
ariko Nyambo yabirenzeho ashakana na Nsabi. Icya mbere atamubwiye, nyuma y'uho abatandukanye na Nsabi ajya gushakana n'uwo yita ko wamushakiye akazi. Ibyo bintu byose rero bizageraho bigira burya ngo ntawicira ku ntebe y'ikinyoma. Igihe kizagera nyirakuru amenye ko Nyambo yashatse ku bagabo babiri, maze ahita avuga ati iyi nyana ni iya Mweru, dore ko na mama wanyu yabataye akajya kwishakira abandi bagabo, akabanza ajya muri uduhinja nk'abarera nk'abagwagwana. None ibi nibyo unyituye. Burya umubyeyi wese ashimishwa no kwambika ikamba. Aho uherereye hose niba uri kumva iki Kinyarwanda, uzamenye yuko umubyeyi wawe ikintu kizamunezeza si uko ufite amafaranga menshi, ahubwo ikizamunezeza ni ukubona uba umuntu ukomeye, uba umugore uko uhamye w'icyubahiro, cyangwa uba umugabo uhamye w'icyubahiro. Ibyo nibyo bizanezeza umubyeyi wawe. Kukumva ngo waraye ku mugabo umwe ubundi watashye, ibyo ngibyo ntabwo bibanezeza, kuko baba bashaka yuko ufata kamwe ugasasa kamwe, maze nimba ugiye kubaka ukamenya ko ari ukubaka ugakura, nimba ari ukutubaka kandi ukamenya yuko ibyo ukora ubizi neza, ufite target yawe cyangwa ufite intego zawe z'ibyo uzageraho. Hanyuma y'ibyo rero Nyambo we yamaze guhura na Nsabi. Nsabi yamweretse yuko atakimukeneye, kandi koko byari ibyo ko Nsabi aturi no mutwaro ukomeye yo kuri Nyambo, dore ko ni igihe kinini gitandukanye cyane Nsabi yabaye mu buribwe, ari muri depression yuko yabuze umukunzi wiwe, maze ariko Imana itareba nk'abantu yamwoherereje undi mukunzi mwiza kandi ufite ubwiza n'uburanga burenze ndetse n'ubwa Nyambo, ndetse kiretse kuri icyo aza afite amafaranga aruta Nyambo, dore ko uyu mugore wa kabiri wa Nsabi yamuzaniye umugisha ukomeye, dore ko byatumye Nsabi ahumuka, maze guhumuka abona ko ifite ukuboko gufite impano yo guteka, maze atetse ibiryo umunyamahanga biriyeho yumva ni danje, yumva ni byiza cyane, maze bahitamo kuba bakora business. Ubu ngubu turi kuvuga yuko Nsabi agiye kujya yitwa CEO cyangwa chairman wa hoteli, imwe muri hoteli zikomeye mu mujyi Nsabi atuye mwaka kanya. Tutarazi nimba ari Kigali cyangwa akaba ari undi mujyi wa Musanze cyangwa niki, ariko reka tuwite Kigali. Akazaba afite restaurant cyangwa hoteli ikomeye hano mu mujyi wa Kigali, akuye mu kwihangana nuko Imana yabonye amarira yiwe ikayaha agaciro, bitewe nuko yasuzugujwe ifaranga. Imana igomba nayo kuba yamugarurira agaciro kiwe ikoresheje amafaranga. Nuko rero bimeze rero Nsabi rero ubwo agahinda kiwe Imana amaze kukumva irangije avuga ati mwana wanjye, igihe waririye kirahagije, iki nicyo gihe cyo kuba nawe wakitwa umugabo uhamye kandi ufite amafaranga, udasuzugurwa na buri umwe wese, utambutse ngo uri umukene. Nubwo Nsabi afite intego zitandukanye, benshi baracyamurebera muri ya kota, ariko imyenda nta kivuze, kubera ko nuko n'Imana igiye kuguhamagara ntabwo ireba ko aho uturuka, ntirema ibyo wambaye, ahubwo ikugirira neza ititaye ku uriwe, ititaye ku byo ukora byose. Nkunda kubwira abantu ngo buri muntu wese afite marayika w'Imana yamuzaniye, ndetse Nsabi twavuga yuko no mukunzi we wa kabiri cyangwa uru rukundo rwa kabiri rwiwe rwamubereye umugisha. Twavuga ariko nka marayika wamanutse mu ijuru azaniye Nsabi ibisubizo byose, dore ko Nsabi yari amaze iminsi yihebye. Mu gihe mwabonye yashimuse Nyambo yarakimukunze cyane kandi aragifite uyu nguyu, ariko Imana yamukuye igihu ku maso, imwereka uburanga bw'umugore wiwe afite, yamuzaniye yamushumbushije. Maze mu gihe Nyambo we umutima aka kanya cyumucira urubanza ko yakoze amakosa, mu gihe Nsabi wo mutima wiwe uri kumuhamiriza yuko ameze neza. Ni ibintu rero bizagenda bitandukanye, dore ko umunsi umwe muzashiduka musanga Nsabi apfukamiwe imbere yiwe, hapfukamye umuntu bita Nyambo ari kumusaba imbabazi ati ngo nyemerera tube twabana, bitewe nuko amafaranga yaguze urukundo rwa Nyambo azashira, maze namara gushira, dore ko na Kamirewo yisubiriye muri business ziwe zituma ko ashobora kuzagira igihe akarakarira Nyambo cyangwa agakora ibintu bihabanye n'ibyo Nyambo yatinya, maze akamunga akayifuza yuko yaba akayibanira na Nsabi muri bwa bukene, ariko bikaba bitasubira igihe iyo cyatambutse ntabwo kiba cyasubira inyuma. Dore ko mu gihe Nyambo yari yicaranye na Jojo ari kumubwira ibyiza Imana iri gukorera Nsabi, Nyambo yumvishe ko ari ibintu by'ibikabyo nkuru kugira ngo bamurishe umutima we, cyangwa Nsabi akaba yarabibwiye Jojo kugira ngo Nyambo nabyumva umutima we umurye abo wamucira imanza, ariko ntabwo ari uko bimeze. Nsabi ari mu kuri kandi natwe tubibona, tuba dusengera Nsabi cyangwa nawe uherereye kugira ngo ibintu n'abantu bameze nka Nsabi kuri iki gihe Imana bahindura ubuzima. Dore ni benshi bagiye bababazwa n'urukundo kubera yuko nta kantu bafite, ndetse n'abagore babo bakajyanwa kubera ko nta kantu bafite, ariko Imana ikaza kubakorera ibitangaza, nyuma yaho bakaba abagabo nyabagabo bo guhamya ibyo Yesu yabakoreye. Reka tubivuge gutyo.
amahirwe aragenda, ariko iyo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri ukamenya ko ari amahirwe ya kabiri ukayakoresha neza, agira umumaro ukomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo nzakugarukaho kandi ninkugarukaho nzakubaka kandi uzaba wubakitse. N'amagambo yabwiwe Yeremiya ubwo umudugudu wabo wa Yerusalemu wari umaze gufatwa wasenyutse, maze Imana iramubwira ati Yeremiya we witinya, kuko ninkugarukaho nzakubaka kandi nzakubakika. Muri cyo mwibuke neza Bibiliya itubwira yuko Yeremiya yari afite abantu batatu bari bahanganye, abantu babiri bari bahanganye bari gutuma atakubaka inzu y'Uwiteka, maze Uwiteka abamubwiye gutyo ngo nakumenye uri mu nda ya mama wawe. Bivuze ngo rero iri jambo rihuze n'ubuzima nsababayemo, urahita usanga Imana iri kumwubaka kandi imwubakitse. Umunsi umwe Nyambo azaza avuga ati numvishe bavuga ko ufite amafaranga, cyangwa numvishe bavuga ko Imana yakugiriye neza, maze Nsabe nawe azavuga ati ninjye wa mugabo wahoraga arira, ninjye wa mugabo wahoraga kwinginga, ariko ubu ngubu namaze kuba nabona icyerekezo cyanjye naho Imana yanshakaga niho ndi. Ubwo icyerekezo kikunzanira iwawe ndibaza ko cyarangiye, kandi igihe byarangiye n'igihe cyacyo, niyo mpamvu nawe ugomba kuba wagenda ukajya gutangira ubuzima bwawe. Rero akambere ngo kararyoha, kakabiri kakarushaho. Rero ntabwo twatandukana tutababwiye ko mitsutsu byamucanze, ntabwo tuzi neza mitsutsu, ariko reka mbabwire murabizi ko mitsutsu rimwe na rimwe usanga izasose cyangwa bitari neza, ugasanga ari kuvuga ibintu bihabanye, dore ko ibyo yabwiye Bijobija byatumye Bijobija agira ikibazo gikomeye cyane, dore ko yahise agenda gutunganya umukobwa yamubwira ngo nibiki waba warakoreye mitsutsu cyangwa nibiki waba wakoze, kubera ko mitsutsu yavuze yuko bamuhaye uruwandiko rumwirukana mu nzu, kandi mitsutsu yikundiraga umukobwa wa Landirode. Ese utekereza ko mitsutsu ibintu yabwiye Landirode bimeze bite? Dore ko mitsutsu na Nana bari bamaze iminsi bari rurimbirimbiri bakundanye urukundo rukomeye cyane, akansa kuba mitsutsu akaba yari kuririra Bijobija ko umukobwa we cyangwa inzu yiwe cyangwa umukobwa we bagiye kuba batandukanye bitewe niyo mpamvu. Ubitekereza iki? Niyo mpamvu hari section ya comment, wowe dutera igitekerezo cyawe tubwire ko wowe kubyumviye ibintu, ndetse nuko ibintu byakagombye kuba byagenda nabyo biba byemewe. Ngere muze Kongomane Gasege nawo ngo na bose rero kora subscribe kugira ngo uzabone ibindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda. Ari ukuri uwambere uwatora nijue umutima ijuru ryabonye, kandi mubushuwe urukundo wera, ziko umugisha uri kuri wewe, uko uwambere ari uwo Imana yemeye, ubugingo bwatoranijwe muisi mu rugendo, kandi wowe wani wowe ugomba gukunda, impano ku isi iturutse mu ijuru.